ubuzima butoroshye bya jenoside byari birebire kugeza ubu bijya biturwaza tukaremba tukarwara imitwe idakira ugatangira intambara uko yarangiye ukagezana n'uyu munsi ukabibona ariko nshimira Imana iduha kwihangana no gukomera kandi ngashimira Imana yatumye musaza wanjye yubaka akabyara ndabishimira Imana ko yadushigaje kandi kaduha gushibuka ntidupfe ngo dushire cyangwa ngo iwacu hazime ntabwo ubu ngubu nyifuza kuba nk'urushishi ngo njye mu butaka abampiga bo kumbona uragenda utekanye uraryama ukizigura mbese rwose umva umubyeyi wacu Kagame nawe Imana ijya imuhereza umugisha ko yakuye u Rwanda mu mazi abira kugeza ubu turiho dutekanye kubera inkotanyi zafashijwe n'Imana. Murakaza neza nshuti za JJ Love Family TV. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro dusanzwe tubanamo tubashimira uburyo mutwereka ko turi kumwe byose. Navuga ngo Imana ibahereze umugisha cyane aba subscribers bacu bakanze kuri iryo jambo ry'umutuku. Nawe utari wabikora uri mushya utubonye bwa mbere cyangwa usanzwe udukurikira ariko utarakanda kuri iryo jambo ry'umutuku ryitwa subscribe riba riri munsi ya video, twakwingingira kubikora kuko ubu urimo udutera inkunga ikomeye muri uyu murimo dukora ndetse urimo duha courage. Imana ibahereza umugisha cyane. Mwese turabashimira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'iki gihugu cy'u Rwanda mutwereka ko turi kumwe. Ushize twagiye tuba mentioning ariko uyu munsi tubivugiye muri rusange. Mwese bari mu Rwanda aba diaspora bari mu bihugu bitandukanye turabashimiye. Imana ibahereza umugisha. Abaduha comment batubwira ibiganiro uburyo byabubatse, inama ibyo twakongeramo ndetse n'ibyo mwifuza ko tukazavugaho ubutaha turabashimiye ndetse n'uyu munsi mubikore. Imana ibaho umugisha. Nkuko bisanzwe ntagomba ndi njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa ari we uburi buje mu details z'ikiganiro. Ni mushyashya kuri kamera za JJ Love Family TV, niyo mpamvu ngiye kumuhereza umwanya kugira ngo atwibwire dukorane cyangwa se mutega amatwi ikiganiro ariko twese tuziranye. Imana ibahereza umugisha. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Nitwa Mukakarisa Gaudence, bakunda kumpimba izina ryitwa Gogo. Nuruka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Ndakijijwe, ndi umumama, ndubatse, mfite umugabo. Ntabwo ndagirirwa amahirwe yo kuba mfite abana ariko ntegereje neza ko Imana izabaduha. Yego. Arakoze cyane Gaudence, ngo bakunda kumwita Gogo. Ndaza gukoresha Gogo nawe nzajya nshishamo nshyiremo Gogo kuko kavugitse neza. Imana imuha umugisha kwitabira ubutumire bwa JJ Love Family TV. Muri aka kanya rero mwari mumenyereye abaririmbyi, twazanye abaririmbyi, mwari mumenyereye twazanye pastor arimo arabwiriza, mwari mumenyereye ibiganiro bitandukanye ariko uyu munsi ni surprise. Tubafitiye ubuhamya. Dufite ubuhamya tugiye gutangaho ku buhamya. Uyu mwene data turi kumwe araduhaho ku buhamya mu by'ukuri ko ku rugendo rw'ibyamubayeho mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Arabaduhaho ubuhamya ku byamubayeho, ku byo yabonesheje amaso ye n'uburyo Imana yamutabaye ikoresheje uburyo bumwe cyangwa ubundi. Turaza kumutega amatwi. Mu by'ukuri ndizera turi buhabonera ukuboko kw'Imana ndetse no kubona yuko iherezo ry'ubuzima atari aha ngaha ahubwo urugendo ruracyakomeje kandi rurimo ibyiza Imana itegurira umwana w'umuntu. Tuguhaye ikaze Gaudence, utuganirize utubwire se muri icyo gihe cya genocide uko wanganaga iki, ibyo wabonesheje amaso yawe, uburyo Imana yagutabaye. Mu by'ukuri mu kiganiro kenshi nkunda kuba nsa n'urimo uganira n'undi muntu ariko uyu munsi dufite umwanya wo gutega amatwi cyane kuruta discussions zitandukanye. Tuguhaye ikaze. Urakoze cyane. Abantu bose babasha kuba badukurikirana, ibintu bya jenoside ni ibintu bikaze, ni ibintu biteye ubwoba. Umuntu wese iyo asubije amaso inyuma urabitekereza ukumva biteye ubwoba. Nagiriwe ubuntu rero bwo kuyirokoka
ndabyibuka neza ko nari niga mu mwaka wa 3 primaire, intambara iraba, imaze kuba abana tuvukana bose ntabwo nta muntu n'umwe wamenyaga ahantu uwo muvindimwe aherereye naho yihishe, kuko byahise bihinduka nk'akavuyo. Twabanje kwibera mu bigunda, bwacyo ukavuga uti ntibwira, bwakwira ukavuga uti ntibucya, ariko kugira neza kw'Imana kwatugumyeho bamwe nubwo itagumye ngo irinde n'abandi bose bagiye. Igihe kimwe rero ndabyibuka neza ko mu ikubitiro rya mbere babanje kwica papa wanjye, bamwica batubeshya ahantu bamwiciye, umuntu w'umukecuru wari umuturanyi, ntabwo yigeze aduha amakuru neza, yabanje kuduhisha ko bamushyize ahantu muri toilette. Tugira amahirwe tubona uburyo bwo kuhakotera aho hantu batubeshye ko bamushyinguye muri toilette. Mama yarahakoteye, bashyiraho sima, bashyiraho amakaro, bashyiraho ibiki, dutegereza yuko hazakorwa inzibutso zo mu midugudu. Haragera bajya kutaburura muri wa mwobo batubwiye ko bamushyizemo, turamubura. Tumaze kumubura byaraduhungabanyije, ariko turekera iyo. Umukecuru wari waratubeshye ko koko ariho ari, turatuza kuko ni umukecuru arashaje. Umugabo we yari umuntu wacu cyane, yajyaga atuba hafi mu bintu by'imiryango, habaye nk'ibirori bakamutumira, akaba ari we muntu ushyirwa imbere mu bijyanye na bino twakwita MC. Ubwo dutinya kwigora, twavuga ngo umukecuru twamufungisha ko arashaje cyane, kandi nta n'ikindi kintu wamukorera usibye kumwigisha ubumwe n'ubwiyunge. Ubwo rero byarakomeje, turategereza. Aho hantu baje kuhakora ibyo bita matrasi y'indinganire, baza gutabururamo papa, bakuraho itaka, babona umutwe gusa. aho bari barababwiye ko bamushyize. Yego, umutwe aho n'ahandi hantu bahinze bakora amatarasi hafi y'urwo rugo rw'uwo mukecuru watubeshye, niho bamuvanye, bahakura umutwe, barawujyana bawushyira mu rwibutso rw'i Nyanza. Ubwo igihe cyo kujya kwibuka kigeze, tujya kwibuka bisanzwe, ntawe uzi ko ari papa. Bashyizeyo undi mwaka ukurikiye, harageze turongera bakora ahandi nanone, basibura amatarasi neza, bahita bakuramo n'ibindi bice by'umubiri. Kubera ko twari tuzi imyenda ye, n'abantu bahakoreraga bagize amakenga, barabisakuza. Noneho wa mukecuru arongera arahaboneka, asobanura neza ibyo gushyingurwa k'uwo muntu washyinguwe aho, ariko nanone ntabwo yigeze aduha amakuru neza ngo atubwire ko ari papa. Ubwo rero harageze nyine bakuramo ibyo bice bindi, babijyana ku rwibutso rw'i Nyamiyaga. Byumvikane neza, papa ashyinguye inshuro ebyiri. Papa ashyinguye mu karere ka Nyanza, ku rwibutso rw'i Nyanza i Busasamana. Kandi n'ibindi bice bikaba bihari, barabishyinguye Nyamiyaga, aho bita Igacu. Ibyo ari byo byose, Igacu, Nyamiyaga, ababasha kudukurikirana murabizi ibintu byahabereye, aho bita kwa Kagabo. Mu by'ukuri nari narifuje kumva buno buhamya nawutambutsa, twibutse ejo bundi kuri 25 niho tuzibuka, ariko mba numva bingoye, mba mbona nta kuntu meze, nkumva ntabwo mfite intangiriro n'iherezo, bituma ndwara umutwe ukandya amanywa nijoro. Biratinda
ndavuga reka nzashaka ubundi buryo ntambutse ubuhamya bwanjye. Ibyo byose namwe muri abantu, iyo uganiriye n'umuntu ikintu kikubabaje cyangwa kikunejeje wumva hari ukuntu bikumereye mu mubiri, urabohoka ugatuza cyangwa se ukikomeza. Bino bintu hari n'igihe nicaraga mu rugo ngafata inyandiko nkandika nta mpamvu, nkandika nkavuga basi niyo nanapfa hari umuntu uzajya bisoma akibuka neza amateka y'ibya papa wanjye, kuko papa yaratubabaje, yaradukundaga cyane. Hakimana ihabwe icyubahiro kuko yadusize, hagasigara abahungu 3, Musa, Hakiza na David. Nanjye ngasigara na mukuru wanjye Cecile. Ndabishimira Imana cyane. Burya uri umukristo ugira kwikomeza no kwihangana. Hari byinshi byaranze jenoside, ariko hashimwe umuntu wahisemo icyo gukora ubumwe n'ubwiyunge yarakoze. Numvaga ntashobora kwihangana cyangwa kubabarira umuntu watumye biriya bintu bibana cyane, ko nari maze kubura umubyeyi wacu wadukundaga cyane, ariko kandi nkongera ngashimira n'Imana yuko iwacu hatazimye. Ni ibintu bikomeye cyane, ni intambara ndende, ni urugendo rurerure. Uburyo bwo kwihisha bwaratugoye, bwaratuvunnye cyane. Tukimara kumenya ko papa bamwishe, kandi ntabwo twari dufite ubwenge bwinshi cyane, byabaye inzira ndende. Byabaye inzira ndende. Umwana dukurikirana witwa David ndamukunda cyane, niwe n'ubundi twihishanaga. Twaragiye nkajya muheka, nkabona ntago namubasha, ngaheka uwundi bakurikirana witwa Musa, kuko yandushaga ibiro, nkajya mirima nkibaranga, tukibaranga naho mu bigunda. Mama wanjye yari atwite umwana witwa Hakizimana, niwe bucura bwacu. Byari ibintu bikomeye kubona umumama utwite muri kiriya gihe, yahuraga n'ibigeragezo bikomeye. Nta mpuhwe za kibyeyi yari afitiwe kubera ahantu twabaga turi n'uburyo twari tubayeho. Ndabyibuka neza tujya kwihisha ahantu ku iriba ryo ku mugezi, ahantu bavomaga ku Ikano. Twihisha ahantu mu gahuru k'imiseke n'amakebe, ndi kumwe na musaza wanjye uwo nkurikira witwa David. Intozi ziraturya, ziramuruma ku buryo kwihangana byabuze. Yatakaga rimwe, nta kuka yari akigira kubera kuba mu bihuru. Ntabwo niceceka batatwumva. Tuza kugirirwa amahirwe, tugera ahantu mama yari ari yihishe, afite Hakizimana mu nda n'akandi kana yari acukije, nta kakiriho, karapfuye. Hanyuma baravuga ngo baraza kubashyira ahantu mu mwobo wa 12 metero, ngo barashyiramo abantu bose bari buhiga iryo joro ryose. Nahise ngenda nurira igiti cy'ahantu kuri urwo rugo babavanye, ariko batugiriye neza kuko bakoze uko bashoboye, barinda mama, nago bamwishe n'abana be. Babatangiye amafaranga. Umuntu witwaga, ndumva baramwitaga Nyangezi, na Varisti, barabareka. Bari babagejeje kuri uwo mwobo, musaza wanjye bafata ubuhiri baramukubita cyane, baramukubita baramunoza mu mavi. Afitemo ibikomere kugeza n'ubu ngubu bijya bimugaruka, ariko Imana ikamukomeza. Twagumye muri ubwo buzima bw'icuraburindi rya buri munsi, bukira bugacya, umuntu akabura epfo na ruguru, bwakwiruka avuga uti ntiburi buke. Nkajya njya muri icyo giti cyo kuri urwo rugo nkihishamo cy'avoka, nkurira nkajya hejuru, ibyo baganira nkabyumva, bagahigisha abantu imbwa. Uko biri kose, iyo bamaraga gusohoka basangaga nanjye ndi ku kazuba nitaritseho, nkavuga nti nahoze nari nagiye kubatahiriza inkwi nari nzizanye. Umukecuru akankunda cyane, nkajya no kumuvomera ku manywa, ariko ijoro rikaba ikibazo. Haza kugera
ibintu bihindura isura, jenoside iba ndende aho ngaho, ibintu birakomera. Baravuga bati umuryango uri aho urimo abantu b'abahungu ntabwo byoroshye, fata ikanzu yanjye nambaraga nyiha musaza wanjye David ngo ajye yambara babone ko ari umukobwa, kuko isaha yo guhiga abana b'abahungu yari igeze. Mu by'ukuri twaragumye muri ubwo buzima butatworoheye, haragera baradatandukanya, njya ahantu hari umumama witwaga Yosefina n'umugabo we witwaga Kanani Frederico, barangumana barandera nk'umwana wabo, bantegeka ko nzajya mvuga ko ndi umwana uwo mumama yabyariye mu rugo iwabo. Narahabaye, umugabo witwaga Roni akajya aza akababuragiza ijoro ryose, musohora umukobwa uba hano turamushaka, akababwira ati ni umwana wanjye nabyariye iwacu mu Cyumba, ntago ari umwana w'umututsi ahubwo n'umwana nibyariye, nuko namubyariye mu rugo, none bari bamumaye ngo mugumane aho nashatse. Tuguma muri ubwo buzima, nderana n'abana be ba Mutesi na ba Louise, ndahaba ndakura, baraduhungana batujyana ahantu ku Gikongoro. Interamwe zaturukaga mu gace k'iwacu zimbonye zisarana uwo mugabo witwaga Frederico, bati ntago bishoboka, ntago bibaho kuba uyu mukobwa akiriho, byanga bikunda ubu n'abandi biwa wenda bariho, kuko abo batabaga baza ahantu babiciye babonaga ko bakirokotse iyo ntambara. Umugabo yaritanze atanga amafaranga, barandeka, abwira umudamu we ati ndabona hano hantu tutari buhabe, ntago biri butworohere, reka dusubire inyuma iyo twaturutse. Ubwo byageze nijoro, bafata ibintu byabo byose turabyikorera, bakankorera amatera irimo ibintu byo kurya bihambiriyemo by'imyumbati n'ibishyimbo ntabibasha, tukanyura ahantu hitwa mu Rufunzo nkarigita mu bintu bimeze nk'isayo by'ibumba, bakambwira bati fata amatora uyikomeze cyane, bakurura amatora nanjye nkazamukana nayo, ubwo turambuka tujya ahantu hitwaga Imucubira, baratubwira bati mwihute mugende vuba, mugere imbere gato muhumure, murahura n'inkotanyi zirabarengera. Ubwo twarakomeje turagenda muri urwo rugendo rutoroshye, tugeze imbere gato inkotanyi zaje kuba aho hantu muri ako gace zarahafashe. Umugabo baramubwira bati mugenda aho bita muri Espage Ikitwe kwa muganga mwihisheyo, turahabasanga. Baje kuzayo barahadusanga ariho turi, batujyana muri Provia aho bitaga mu Ruhango, ariho tuguma. Umugabo kuko yari afite n'abandi bana yahishe benshi, ntago yari njyenyine, hari harimo Nyandwi na Minani. Mu by'ukuri yakoze akazi katoroshye, nuko atabasha kuba yabankurikirana, Imana izamuhe umugisha, yarakoze mu buryo bumwe n'ubundi, yarakoze cyane. Ubwo twaragiye mu Ruhango turahaguma, inkotanyi zo kagira Imana, zo kagira amahoro n'umugisha zaragumye zitwitaho, baraturinda muri ubwo buzima bwose tubayemo. Ngumaho ntazi ahantu mama ashobora kuba aherereye cyangwa babasaza banjye. Nabaye muri ubwo buzima, jenoside yenda gusa nk'irangira, turongera turakata dusubira mu rugo rw'uwo muntu wari uturinze, ariwe wari waraduhishe kwa Frederico. Hanyuma nza kumva mu muryango wanjye harimo abarokotse, mukuru wanjye na basaza banjye bari barabajyanye mu kigo cya Oferina. Ubwo ngubwo harageze baza kudukusanya, turongera turahura, ndongera ndababona ari basima, nabishimiye Imana bikomeye, na n'uyu munsi ndabishimira Imana. Ubuzima butoroshye bya jenoside byari birebire, kugeza ubu bijya biturwaza tukaremba, tukarwara imitwe idakira, ugatangira intambara uko yarangiye ukageza na n'uyu munsi ukabibona.
ariko nshimira Imana iduha kwihangana no gukomera, kandi ngashimira Imana yatumye musaza wanjye yubaka akabyara. Ndabishimira Imana ko yadushigaje kandi ikaduha gushibuka, ntidupfe ngo dushire cyangwa ngo iwacu hazime. by'ukuri ntabwo biba byoroshye, ariko Imana yakoze umurimo. Imana ishimwe ko ijambo ryiza bajya bakoresha ryo gushibuka, ni kwa kundi igiti gitemwa gisa nkaho ibyiringiro byacyo biheze kitacyongeye kubaho, ariko hakagira amashami yongera gushibuka, igiti kigasubirana ubuzima. Imana ishimwe cyane ko umuryango utazimye, hari amashami yashibutse, hari baba ngaba. Ntabwo byoroshye kubona umwana w'umuhungu yambikwa ikanzu kugira ngo abashe kurokoka, nta nubwo byoroshye kubona, ntabwo byoroshye mu by'ukuri, ni ibintu biremereye cyane. Gusa Imana irahari, ntabwo ubuzima bugarukiye aho ngaho, ubuzima burakomeza. Njya nkunda iriya theme ivuga ngo ni ukwibuka ariko twiyubaka. Icyizere kiracyahari cyo gukomeza ubuzima, tukiyubaka, n'ejo hakaza, n'ejo bundi hakaza. N'abo bana bagiye bavuka, abuzukuru b'ababyeyi batakiriho, abo nabo ni generation izakomeza. Mu by'ukuri Imana ibishimirwe cyane, kandi mu by'ukuri impore, mwimore, kuko Imana yatumye murokoka mukaba mukiriho uyu munsi. Ndabizi ko hari ingaruka nyinshi zirimo zibageraho, ubwo burwayi bw'imitwe budakira kubera ibitekerezo no guhorana ibintu ukabura uwo wabibwira, ukumva urarushye, uraremerewe, ariko izo zose ni ingaruka, ariko zizagenda zishira mu gihe kimwe cyangwa ikindi. Turimo dushimira abo bantu Frederico Kanani, Josephine, ubuzima mfite bwo kurokoka jenoside bafatanyije n'Imana, bafashijwemo n'inkotanyi zo kagira Imana. Ubuzima mfite nibo ko ari ababyeyi banjye ba kabiri, kuko bagize neza, ndabibashimira bikomeye. Hariho abantu nubwo ubwicanyi bwari bukaze cyangwa se bufashe indi ntera n'ubugome bw'indengakamere, ariko hariho abantu bemeye gukoreshwa n'Imana. Hariho abo ba Frederico nabo bose yagiye arondora, batumye ubuzima bw'aba bantu bwongera gukomeza kubaho, ndetse n'inkotanyi zo kabyara, nk'uko yahoze abivuga ati bo kagira Imana. Iyo ageze kuri iyo point abura icyo avuga, kuko azi byinshi, azi icuraburindi, azi umwijima. Bafashijwemo n'Imana kugira ngo aba bantu bakomeze kuba bakiriho, cyangwa se n'u Rwanda muri rusange rube rutarazimye, uyu munsi rube ruri ku iterambere rugezeho uyu munsi. Ese muri icyo gihe cya genocide wari ufite nk'imyaka ingana iki? Sinyibuka neza, nzi ko gusa nigaga mu mwaka wa 3 primaire. Judisi kugira ngo bice papa byarambabaje. Papa wanjye bajya kumuhiga, ahantu hose bahoraga bamuhiga baravuga ngo nibahiga umuntu usa na Rwigema, ko papa yari umugabo usa na Rwigema neza, iriya housing yo mu maso burebure yari nkawe. Igihe cyose bahoraga bavuga ngo niba batari bica usa na Rwigema ntabwo kakozwe neza. Interahamwe zari zifite uburakari buteye ubwoba, amanywa n'ijoro bahoraga bamushakisha, ariko bamaze kumwica hari ngira ngo bumvise baruhutse, bumvaga bituye umutwaro, kuko ntibashakaga ko hari umututsi witwa umugabo cyangwa igitsina gabo gisigaraho. Uko mwarokotse nk'abo muvukana bose baracyariho? Twarokotse turi abakobwa 2 n'abahungu 3. Umuhungu umwe witwaga Musana yapfuye urupfu rutunguranye, ntabwo ari intambara yamwishe, na Christine wacu yazize urupfu rutunguranye, ntabwo ari intambara yamwishe. Abandi bacu bose bagiye bapfuye bishwe na jenoside. Yego. Mama ariko we yari yarokotse ariho? Mama yari yarokotse, nawe yaje gupfa azize urupfu rutunguranye rwo kurwara umutima. Yego.
Okay. So abo musigaranyeho ariko ubuzima burakomeje imbere, urabona ko ari abantu barimo kwiyubaka. Ubuzima burakomeje, mama apfa buriya yapfuye kare, yahuye n'ikibazo cyo kurwara umutima bitari ngombwa, ariko guhora yibaza ibintu by'intambara, guhora atekereza cyane, yahoraga atubwira ati mpora mba numva intambara nyireba, ukuntu yatangiye, ukuntu yashoje, ukuntu nabasigaranye muri bana batonya mukaba mumaze gukura. Mama nawe yari afite intimba itamworoheye. Yego, byumvikana ko umubyeyi mama yapfuye nyuma, ariko of course haba harimo n'ingaruka z'ibikomere abana nabyo. Uko twibutse igihe cyose nawe yahuraga n'ihungabana byamubagaho, ariko agakomera, Imana ikamukomeza, ntago byari byoroshye. Jewe ubu buhamya cyakora buyenda hari umutwe ushobora kuza kunyorohera, cyangwa se sinzongere kuwurwara, Imana imfashije, kuko numvaga bino bintu, numvaga bindya ahantu, numvaga mbuze ahantu nabivuga, numvaga mbuze uburyo nabyitamo. Sinari mfite umuntu nabitekereza, naricaraga nkabiganira n'umugabo wanjye mu rugo, ariko nkagera aho nkibaze guhora usubira mu kintu biravunanye. Ni intambara ndende, umuntu wese uzi ko yahuye na jenoside arabizi, ni ibintu bitoroshye. Yego, ntabwo biba byoroshye, ariko Imana irahari. Hari abo yakoresheje kandi nayo iracyakomeje umurimo wayo. Muhumure, mukomere, mukore, mugwize imbaraga, mugwize ubushobozi, mbese mwumve ko icyambere dushima Imana nuko turi mu gihugu gitekanye, ntibizongera kubaho. Ahari wenda ibyabaye byasize ibikomere, ariko none ibyiringiro dufite nuko ntago ntibizongera kubaho. Hariho navuga ngo hari byinshi biduha ibyiringiro, igihugu cyacu kirarinzwe, kimeze neza, dufite ubuyobozi budukunze, dufite ubuyobozi buhora bwigisha ubumwe n'ubwiyunge, buhora bwigisha gahunda ya ndi umunyarwanda. Turi abanyarwanda, twamaze kuba abanyarwanda, twamaze kuba umuntu umwe. Ntekereza ko biduhereza ibyiringiro ko ayo mahano yabayeho atazongera ukundi. So rero mu by'ukuri Imana yo mu ijuru ikomeza ibahereza imbaraga, ihumugisha abo ngabo bakoreshejwe n'Imana, harimo n'inkotanyi ndetse n'uwo muntu muvandimwe wagize uruhare mu kurokoka kwanyu. Tumusabiye umugisha turi hano muri studio za JJ Love Family TV, tuvuga ngo reka abantu twese turangwe n'ubumuntu. Buriya hariho akantu nsa n'uwasimbutsemo gato. Imana yakoresheje umuntu waba yararinze mukuru wanjye, ariko yamurinze nyine afite ikibazo gikomeye. Bari baramutemye ku kaboko, afiteho igikomere giteye ubwoba, nawe ahora akibona. Ingaruka za jenoside zikamugaruka mu ntekerezo, ariko akihangana nk'umuntu mukuru, kuko n'ubundi Imana ihora itukingira ikibaba, igaturinda mu menyo y'abasetsi, ikatuba bugufi n'idusebe. Rwose ibyo ari byo byose nizera ntashidikanya ko igihugu cyacu gifite amahoro n'umutekano, kandi batekereje neza gushyiraho ubumwe n'ubwiyunge. Barakoze, kuko ibi byatumye twubaka izina mu isi no mu ijuru. Kuko iyo turamuka twihoreye ntabwo twari kuba dukoze neza. Guhora nuko Uwiteka, nta mwana w'umuntu wabikora. Nzi ko n'ubundi igihugu cyacu abayobozi bakiyoboye bari munsi y'ukuboko kw'Imana. Yego, ugereranyije aho cya gihe cya kera wabonaga n'imibereho y'abantu n'uburyo barobanuraga abandi n'uburyo ubugome bwari bukabije, ukakigereranya n'iki gihe uyu munsi turimo, iyi ngoma turiho uyu munsi, nirihe tandukaniro urimo kubona? Ntabwo ubu ngubu nyifuza kuba nk'urushishi ngo njye mu butaka abampiga bo kumbona. Uragenda utekanye, uraryama ukizigura, mbese rwose umva umubyeyi wacu Kagame nawe Imana ijye imuhereza umugisha ko yakuye u Rwanda mu mazi abira, kugeza ubu turiho dutekanye kubera inkotanyi zafashijwe n'Imana. Yego, mbere nta mahoro yari ahari, nta mutekano, nta bwisanzure,
byari bihariwe agace kamwe kandi kakaba katabifite, ariko uyu munsi abanyarwanda bose baratekanye, bafite amahoro n'umutekano. Imana ihe umugisha ubuyobozi bw'u Rwanda butuyoboye mu by'ukuri, kandi tujye duhora tubasabira ku Mana, na Bibiliya irabivuga ngo duhore dusabira abayobozi bacu. So rero navuga ngo ni ubuhe butumwa wagenera abantu mu by'ukuri bacitse ku icumu rya genocide, barimo guhura n'ingaruka nk'izo urimo uvuga uti nkorana umutwe udakira, imeze gutya na gutya. Ni iyihe message wabagenera barimo uyu munsi bananiwe kubyakira, cyangwa se barimo bahura n'ingaruka, bahoze mu bwigunge, bumva mbese amateka kirimo kubagiraho ingaruka? Ni iyihe nama wabahereza? Mu by'ukuri hari abantu ubona byararenze, ntabwo biba byoroshye, ariko Yesu wenyine niwe utanga amahoro. Nababwira ngo nibahumure, nibakomere, ntabwo ibi bizongera. Dufite icyizere cy'ejo hazaza, yuko dushobora kugirirwa neza n'Imana n'abo yahaye kurinda igihugu cyacu, yuko nta ntambara imeze nka jenoside izongera kubaho. Dufite ibyiringiro ko Imana yakuyeho icyo kintu by'iteka ryose. Ndabyibuka igihe kimwe, iyo usomye kiriya gitabo cyose Imana yadusigiye, Bibiliya, yabwiye ubwoko bw'Abisirayeli ngo nimuhumure, ntabwo nzongera kurimbuza isi umwuzure. Nanjye numva mfite icyizere cy'ejo hazaza ko ntashobora kuzongera guhura na jenoside. Abacu rero aho bari hose bafite ikibazo cy'ihungabana, nugira umuntu wawe ukumva akagutega amatwi, jya umwegera uvuge. Nk'ubu nkanjye negereye Judisi, turabivuganye, nshaka ngo n'abandi bari hirya no hino badukurikiranye babyumve. Ubu numva nkuyeho igice cy'agace, byibura nkaruhuka mu mutima no mu ntekerezo. Ahari yenda uyu mutwe ushobora kundekamo gake, kuko numvaga ari nk'ibintu binyuzuyemo, nabuze nkaho nacira cyangwa naruka, sinzi mumbare kuvugisha iyo nshinga kuruka. Nuko numvaga bindambiye mu mutwe wanjye, kandi sinabonaga uburyo bwo kuzatambutsa ubuhamya bwanjye twagiye kwibuka. Numvaga nzahahurira n'ikibazo gikomeye, numvaga abo mpareba bidashobora kunyihanganira. Sinzi niba, ntabwo sinzi ukuntu nabisobanura, ni inzira ndende. Mu by'ukuri rero bavandimwe badukurikiranye bahuye n'ikibazo cya jenoside, mukomere kandi n'Imana irabakunda. Yego, inzira itoroshye, ariko mu by'ukuri Imana ishimwe ko hari abo yakoresheje ndetse nayo ubwayo ikaba ikirimo kubikora. Mu by'ukuri se navuga ngo niki ni iyihe message wahereza nk'ubuyobozi bwacu? Urimo uravuga uti bakoze ibi n'ibi, bagize batya. Uyu munsi tuvuge hari abayobozi bacu babashije kumva ubuhamya bwa inzira yawe y'umusaraba y'igihe cya genocide. Ni ubuhe butumwa wagenera abayobozi ku mirimo bakoze, cyangwa se ku kintu? Hari igihe uvuga uti uyu muntu yankoreye neza, ariko mbuze uko mubona, mbuze uburyo mubona ngo mubwire ikindi ku mutima. Niki kikuri ku mutima ku buyobozi bwacu bw'u Rwanda? Urakoze. Ikindi ku mutima ni ibintu byinshi, ntabwo buri umwe bose mu nzego bagiye basumbanyeho nababona, sinzi ikintu nabitura usibye kubasabira umugisha. Barakoze, bagiye bakora amatranche y'ibintu byinshi bigenda bituma tugaruka ibumuntu, tutisanga turi twenyine. Twareba nko ku cyiciro cya Farije, baradufasha, abana bacu bakiga, bakadufasha, tukabona amacumbi. Kandi burya iyo udafite icumbi nta n'ubundi buzima uba ufite, nta n'ubwo ubasha gutekereza. Ariko iyo wagize icumbi, ukaba uri ahantu ukaniga, ugakomeza amashuri, ukamenya gusoma no kwandika, biraruhura mu mutwe, usa n'uwibagiwe ibyakubayeho, ukumva utangiye ubundi buzima bushya, ibyiza biri imbere. Mbese mu by'ukuri rero abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda barakoze cyane. Gusa icyo numva nifuza ni uko bazagume bahige abadukoreye ibyaha,
basi baboneke baka imbabazi ko guhana n'uko Uwiteka ntago wabibahanira ngo uzabivemo ubahanye, nta nubwo sinzi ko twanabaha n'imbabazi zingana n'ikisi, ntago sinzi ukuntu nabisobanura. Mu by'ukuri rero abayobozi b'igihugu cyacu barakoze. Message ngomba gutambutsa nishimwe ku bayobozi b'igihugu cy'u Rwanda, barakoze. Ibyo tugezeho byose ni ukubera ubuyobozi bwiza. Yego, murakoze. Aragira ati mu by'ukuri sinabona amagambo ahagije yo gushimira ubuyobozi bw'u Rwanda ibyo badukorera, harimo kutumva yuko abandi biga twe tugasigara, harimo kumva yuko kuba abandi badafite aho baba twe tukaburirwa, niho navuga ngo aho kuba. Ariko mu by'ukuri byose ni ibintu ashimira, ndetse avuga ko bigera icyo biruhura ku mutima we no ku mitima ya bagenzi bahagarariye aka kanya batari aha ngaha. Ngira ibyiringiro kuko nakubwiye ngo ndi umukristo ndasenga. Burya rero iyo usenga wizeye, ujye wizera ko ibyo usabye mu izina ry'Imana yacu irabiguhereza. Dutegerezanye ibyiringiro ndetse n'imitima yacu igumishwe imbere yayo. Yego. Aragira ati mu by'ukuri ushobora kuba warasigaye ukavuga uti ibyiringiro mfite nuko nzashibuka nkabona bankomokaho, ariko uyu munsi ukaba utarababona kumva urihebye, noneho urushijeho kwihebera rimwe uti biranze, aho nari nteze amakiriro biranze. Ariko aravuga ati ni umuhamya wo kubihamya, aravuga ati ngewe mfite icyizere yuko Imana izamugirira neza, ndetse nawe umeze uko nguko wumvaga witeze wenda gushibuka ukahabonera amakiriro n'umuryango gukomeza bikaba byaranze. Aravuga ati kubera ko twizera Imana kandi ariyo mugenga wa byose, komeza wizere. Iyo akoze biriya, iyo atumye usigara ukarokoka, n'ubundi zagushibura kubw'icyubahiro cyayo, kandi tuzaba abagabo guhamya ubuhamya bw'iby'Imana yakoze. Murakoze cyane rero, navuga ngo ni ubuhamya part 1, tuzagira n'ubuhamya part 2. Naho ubutaha Imana ibahe umugisha.